Yesu nashimwe, ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Abari kure n'abari hafi mwese turabasuhuje, abajya badukurikira Imana ibaha umugisha. Ni muri wa mwanya rero nanone wo kuganira ku ijambo ry'Imana, dufashanya duhugurana, kubera ko kubana kwacu kwiza turahugurana kugira ngo twe kugwa mu byaha, ahubwo tubone amahoro. Ufite ikimufasha akagifashisha abandi muri ubu buzima tubamo, kuko ijambo ry'Imana ritubera umucyo, ijambo ry'Imana nitabaza, ijambo ry'Imana riratumurikira, ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo. Ni muri ubwo buryo rero ijambo ryamfashije, nanjye nifuje kugira ngo ndibaganirizeho. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha, nubwo bitaba bimeze neza, ariko wizere ko ahari kurira kwakurarira, ariko bugacya mu gitondo impundu zikavuga. Ubuzima tubamo hano mu isi ni umurongo utagororotse, ariko iyo turi kumwe n'umurengezi wacu tugenda amahoro. Icyo nicyo kitunezeza. Wizere rero yuko hari umurengezi, niba urwaye cyangwa urwaje cyangwa wagize ibyago cyangwa ufite ibindi bigeragezo bikugose, ariko wizere yuko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi Imana iba yabyemeye bikakugeraho, ibizi n'ukuntu izabigukuramo. Kwizera Imana rero, kwizera Kristo bituma tuba amahoro. Reka tubanze dusenga Imana rero mbere yuko dukomeza. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, turaguhimbarije imbabazi zawe, turagushimye kuko uri umukunzi wacu utajya uduhemukira, ujya ubana natwe, ukagendana natwe, ukaturwanira intambara tuzi n'izo tutazi, ukatubera amaso. Uhabwe icyubahiro kubwo kuturinda. Turi imbere yawe rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe, turasabye ngo Mwuka Wera abane natwe, Mwuka Wera arusheho kudusobanurira cyane, dufashirizwe imbere yawe. Abarwaye ubakize, abafite ibibazo ubabere igisubizo, abadafite icyerekezo cy'ubuzima, Mana yacu ni wowe ujya utanga icyerekezo, utanga icyerekezo cy'ubuzima ku bantu. Ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima yacu. Turagushimiye kubana natwe, kandi umugambi wawe ni mwiza kuri twe, turabyizeye. Duturisha imbere yawe rero, uganire natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo natekerejeho, maze iminsi ntekerezaho, nkareba nkabona ibyo tugiye kuganiraho nkabibona cyane mu bantu. Ariko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ntucogore gukora ibyiza, nubwo wahuye n'abantu babi mu buzima bwawe, ariko ntucogore gukora ibyiza. Icyo kintu ntigitume ucogora gukora ibyiza. Ntugacogore gukora ibyiza kubera abantu babi wahuye nabo mu buzima. Nibyo koko, isi iri kugenda ihinduka n'abantu bagahinduka cyane, ariko haracyariho abantu bazima. Rero ntucogore gukora ibyiza kubera abantu babi wahuye nabo mu buzima. Reka twifashishe ijambo ryanditse mu Bami ba mbere, ni ibice 19, n'umurongo wa 18. Abami ba mbere ibice 19 umurongo wa 18, haranditse ngo ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isiraheli batapfukamiye Bayali ntibamusome. Ahangaha ni Imana yavuganaga na Eliya. Ni inkuru ndende nyine za Eliya, igihe yari Ahabu yicaga abahanuzi
icyo gihe hari hamaze imyaka 3 n'igice muri Isirayeli imvura itagwa. Rero umwami n'umwamikazi n'abari bifatikanyije nabo bica abahanuzi b'Imana bagira ngo nibo babateje ako kaga, ariko akaga bari barimo bari baragatejwe no kutubaha Imana. Kutubaha Imana kwabakururiye akaga. Nuko ubwo rero Eliya arahunga. Maze guhunga rero kuko yari amaze kumenya ko bishe abantu, Imana iramusanga aho yihishe, iramubwira ati Eliya we sohoka. Eliya ari kuganira n'Imana rero ku murongo usomye ku murongo wa 10, Eliya aho niho yavuze ngo bishe abahanuzi benshi b'Uwiteka ngo none ni njye usigaye njyenyine. Eliya we rero yari azi ko ari we wari usigaye wenyine, ariko aha hepfo ku murongo wa 18 Imana iramubwira ati Eliya we ntabwo ari we muhanuzi wenyine usigaye, hari abandi bantu 7,000 nisigarije bitari byapfukamira Bayali. Haleluya! Hari abantu Imana ijya yisigariza batiyanduza, batajya biyanduza, bakomera ku ntego yabo yo gukunda Imana no kuyubaha no kuba inyangamugayo no guhagarara neza, bahora bafite ishyaka ryiza muri bo. Aba bantu rero barahari. Rero kubera ko isi igenda ihinduka, abantu bakagenda bahinduka bakaba babi, bituma hari abandi bantu bacogora. Rero birashoboka ko waba uri muri aba bantu bacogoye, ukaba uri muri aba bantu bacogoye kubera ko wagiye uhura n'abantu babi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo haracyari abantu bagifite ururimi rumwe muri bo, atari kuvuga ngo afite indimi ebyiri. Hari abantu muri bo bagira indimi ebyiri, ikintu avugiye ku Kimironko ntaba aricyo avugira ku Kimihurura. Ugasanga uwo muntu afite indimi ebyiri muri we, ntahagarare ku ijambo. Ariko abo bantu ntibakwiye kuducogoza. Ntibakwiye kuducogoza kubera ko hari abantu Imana yisigarije dukwiye gufatiraho icyitegererezo, kandi natwe ubwacu dukwiye kuba mu mubare w'abo bantu beza Imana yisigarije badafite indimi ebyiri. Hari ibintu byateye ugasanga mu rusengero niho aho umuntu yagahungiye yakaruhukiye, niho harimo abantu bahemuka, niho harimo abariganya, niho harimo abantu b'amabandi, niho harimo abantu batagirirwa icyizere. Ugasanga abo bantu banduje abantu b'Imana, ugasanga babateye icyasha kubera iki? Imirimo yabo mibi. Ariko twavuze ngo tujye kuganira ijambo rivuga ngo ntugacogore gukora ibyiza kubera abo bantu babi. Hariho abantu beza, hariho abagabo beza, hariho abagore beza, hariho abasore, hariho abapasiteri beza, hariho abavugabutumwa beza, hariho abahanuzi beza. Hari abantu Imana yisigarije nubwo wahuye n'abantu babi. Hariho abantu mu miryango yacu, hariho abantu beza bakirimo Imana yisigarije. Ntugacogozwe n'umuntu umwe mubi wahuye nawe mu buzima ukamugirira icyizere. Erega natwe hari igihe twitera ibikomere. Uzi ko hari igihe ugira gutya ugahura n'abantu cyangwa ugahura n'umuntu, nawe ntushishoze, ntugire ubwenge mu bintu, muri gahunda ufitanye n'uwo muntu, bikarangira agukomerekeje. Kubera iki? Nawe ntiwashishoje. Ariko ntucogore gukora ibyiza kubera abantu babi wahuye nabo mu buzima. Hari abahanuzi b'Imana bagihanura ari uko Imana yavuze, hari abapasiteri bagikora umurimo w'Imana bakijijwe neza, hari abaririmbyi bagihagarara bakaririmbira Imana bakijijwe neza, hari abamama bagihagarara bakajya inama nziza bakarera abana babo neza, hari abapapa beza bagihagarara mu mwanya wabo mu nshingano neza, hari abantu bazima. Ntugacogozwe n'abantu babi, wowe kora imirimo yawe myiza. Birashoboka ko wahuye n'abiyitirira izina ry'Imana ugira ngo bose niko bameze. Ntabwo abantu bose ariko bameze. Hari abantu baza mu nzu y'Imana bakiyitirira izina ry'Imana,
ugasanga umuntu ni umupasiteri, ugasanga aragusha abagore, ugasanga aragusha abakobwa, aratera abana b'abandi amada kandi ari umushumba yitwa ngo ni umushumba. Wowe noneho rero ibyo bikakugusha bigatuma ucogora. Hari abapasiteri, hari abashumba bashumbye amatorero bagifite umwuka wera w'Imana muri bo. Cyakoze cy'abo bantu barahari, ariko abo bantu wibatindaho. Witinzwa n'abantu mu muryango wawe baguhemukiye ngo bitume udakora imirimo myiza. Niba kwa nyogosenge hari umuntu waguhemukiye, ugasanga abana ba nyogosenge wawe ntago ubashije gukora icyo wagambiriye gukora, wenda nyogosenge niwe waguhemukiye, wenda nyokorume niwe waguhemukiye, ugasanga abana ba nyokorume wagakwiye kugirira ibyiza, ufite ya nzika ngo marume n'ibintu yankoreye, masenge wanjye n'ibintu yankoreye, data wacu n'ibintu yankoreye, ugasanga abana bo kwa so wanyu ntabwo bagiriye neza kubera ngo ni data wawe, ni so wanyu wagukoreye ibyo ngibyo. Oya, wowe wireba ku bantu bakugiriye nabi, abantu bafite indimi ebyiri muri bo. Wireba ku bantu baguhemukiye, abantu bakuriganyije, abantu bakwinjiriye ukabagirira icyizere bakakurya utwawe, bakica amarangamutima yawe, abo ngabo bakaguteza ibikomere, abo ngabo baveho, wibatindaho kuko uko Imana ikoresha abantu nta niko Satani nawe ajya akoresha abantu. Rero witinda ku bambari ba Satani, gusa icyo nakubwira ujye ugira agahe usenga Imana uvuge ngo Mana ndakwinginze nkingurira imiryango, mpure n'abantu bazima, mpure na ba bandi wibikiye, undinde guhura n'amabandi ya buri munsi yiyitirira izina ry'Imana. Abahanuzi b'iki gihe babaye abandi bandi, ugasanga abantu bafite komisiyo, ugasanga umuntu nyine ni umuhanuzi kuko birazwi ko ahanura, ariko kugira ngo agufatishe akagira gutya agapangana n'umuntu, bagatanga nimero yawe kubera ko utamuzi, ugasanga umuntu araguhamagaye, yamara kuguhamagara akakubwira ati yewe ndahantu n'aha, Imana yanyeretse nimero yawe, none Imana irambwiye ngo ukore ibi n'ibi. Kubera yuko wowe icyo kintu nyine ukizi, ugahita uvuga ati ye baba we, atuzi ko uyu muntu w'Imana arandondoye. Ntushishoze ugahita wanga abantu b'Imana kubera ubuhanuzi bupfuye, kubera akagambane k'abantu. Satani rero nawe agira amayeri menshi. Satani wateje umuntu gukora ikintu kibi ntabwo ananiwe gusanga babahanuzi bamwe bahanura ibinyoma ngo abereke abo bambari be nyine, akabereka niba mu muryango wawe harimo umwuka mubi. Satani arabikora cyane, akagira ate agahuza abo bantu bameze gutyo. Nawe wabyumva ukavuga ati ariko uzi ko ari byo koko mu muryango w'iwacu, nibyo koko harimo uyu mwuka mubi, bari gupfa amasambu, bari gupfa ibi n'ibi, ugasanga ibintu akubwiye nibyo, aho kumbi ni akagambane bakoze, ugasanga ugiye kwiteza ibikomere. Reka natwe tujye tugira gushishoza, kandi Imana iduhuze n'abantu bazima. Isi iri kugenda ihinduka, abantu bagahinduka, bigatuma abantu kugira ngo uzagire umuntu icyizere biragoye. Ariko reka nkwinginge we gucogora gukora ibyiza kubera abantu babi. Wowe twege turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza, nawe uri umuntu Imana yaremye ikuremeye imirimo myiza. Ariko niba warahuye na ba bantu batanga amasezerano ntibayasohoze, hari uwundi muntu ushobora kukubwira ikintu akagikora, uwo muntu, abo bantu barahari, inyangamugayo ziracyahari, imfura zirahari. Hano iwacu, hano aho iwanyu hari abantu b'Imana bagihagarara ku ijambo. Rero aba bantu n'ubundi ni uko tutanashishoza, ariko aba bantu baba bashaka no kudutura mu mitego no kugira ngo bice n'amarangamutima yacu. Ikizamukubwira kenshi ni umuntu ugira ishyaka ryinshi, ugasanga arahozaho, ugasanga araguteza ishyaka, arakugira inama z'urudaca, dukora ibi, kora ibi, arakwigisha.
noneho nawe ukavuga ati yo noneho mbonye inshuti, mbonye umuntu. Iyo udashishoje rero birangira uwo muntu akwiciye amarangamutima kandi agatuma usubira inyuma, ukagira ibikomere, warangiza bikagutera inzika, nawe ukajya uvuga ati uko nagiriye runaka neza se byamariye iki se? Bigatuma udakora umurimo w'Imana, icyo Imana yaguhamagariye gukora. Ariko ntucogore gukora ibyiza kubera abantu babi wahuye nabo mu nzira. Umuririmbyi w'indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, ngo twiringire Imana yacu ngo nizakora imirimo, ngo izirukana Satani kandi izategeka isi yose, ngo tuzanesha nidusaba ngo kuko Imana ijya itwumvira, ngo kandi dore impanda ziravuze ngo muze twese dukanguke, ngo kuko Imana yacu ishaka yuko twese tuba abera, ngo buri muntu wese mu itorero arimo aba uwejejwe muri ryo. Nuko hepfo aravuga ngo nshuti reka kwiganyira ngo urahabwa imbaraga nshya, reka kwiganyira kubwo abantu babi wahuye nabo, reka gucika intege kubera abantu babi. Wowe urebe imbere utegereze igitondo, Imana niyo izakora imirimo, Imana izaguhorera. Ijambo muri Yesaya riravuga ngo kuko wariganyije nanjye nzakuriganya. Abo bakuriganyije Imana izaguhorera, wibatindaho, be kukubuza umugisha, be kugufungira umugisha. Reka nsoze mvuga ngo reka gucogora, Imana izakurwanirira kandi izaguha umugisha. Ujye wibuka ko uri umuntu Imana yaremye ikuremeye imirimo myiza. Haleluya! Nanjye ndi umuntu Imana yaremye indemeye imirimo myiza. Ntiducogore gukora ibyiza, Imana izaduhemba. Imana iyo mu ijuru izaduha umugisha, ititaye kuri ibyo izatwomora ibikomere abantu badukomerekeje, twebwe twe gucogora gukora ibyiza. Imana yabera, Imana ikiranuka muri byose, ibaha amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.